Imana ivuze ngo igufasha ukuboko kw'iburyo kandi irakubwiye ngo witinya, iragutabayishije byose nta mpamvu yazo, kuko Imana iragutabaye. Retoya siri wirifo, Imana itabaye ubuzima nkurikirana igihugu waba urimo cyose. Imana ikuntumye ngo nguhanurire, nkubwire ngo imarira y'ubuzima wabonaga byanze, wari uri mu marira yo kubona urimo gusenya urugo. Yesu ashimwe cyane bakundwa bene data, twongeye kubasuhuza mwe mwese dusanzwe dusangira ijambo ry'Imana ku Isarura 12 TV. Reka ngire ni amahoro y'Umwami Yesu Kristo nabane namwe aho muherereye hose. Abari mu gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye tubifurije umugisha, ndetse n'abari mu mpande zitandukanye z'isi ku migabane igiye itandukanye, abasanzwe mujya mudukurikirana tubifurije umugisha n'amahoro. Tuje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga mu izina rya Yesu. Turagushimiye nanone Mwami Yesu, tugushimiye imbabazi n'ubuntu udahwema kutugirira. Twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana hano imbere ya kamera z'Isarura 12 TV. Dusabiye umugisha buri mwe wese udukurikirana mu ruhande aherereyemo. Amahoro n'umugisha by'Uwiteka bibane nawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira, riboneka hano mu gitabo cya Yesaya. Ibice byaho ni ibice 41, umurongo waho n'umurongo w'10, turasoza n'umurongo wa 13. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira ni nwitinya, ndagutabaye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Bakundwa bene data, mwebwe mwese mudukurikirana buri munsi tuganira ijambo ry'Imana, mwuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi Imana imaye kukugezaho muri aya masaha, muri iki gihe utegeyeho buno butumwa bwiza. Imana ikuntumyeho, irambwiye ngo ije kukunyuza imbere y'amarembo y'abagurwanya cyangwa se ibigupinga. Imana ikunyujije mu marembo yabyo, igutabarishije ukuboko kw'imbaraga kwayo. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Aya magambo ni amagambo y'ubuhanuzi yabwiwe umugabo w'Imana Yesaya, arimo ayahanurira ubwoko bw'Imana uwo bita Isiraheli. Iramubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Bene data bakundwa, Imana nibiri mu ruhande rwawe siniogope, nta mpamvu yo gutinya. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ikora ibitangaza, Imana yacu ikora imirimo, nta mpamvu yo gukuka umutima. Uyu mwanditsi wa Bibiliya avuganye nawe mu magambo y'ubuhanuzi akubwira ngo ntutinye. Imana iravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, nzajya ngutabara ni koko nzajya nkurinda. Imana yacu itugirire neza. Imana ifite uburyo bwo kugutabara kandi ikagutabarisha ukuboko kwayo. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro cyane. Iravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara. Imana itugirire neza. Nzajya ngukomeza kandi ni koko nzajya ngutabara. Mu yandi magambo, Imana ikwemereye ubutabazi buturuka kuri yo, Imana ikwemereye uburengezi buturuka kuri yo, Imana ikurwaniriye intambwe ku yindi, Imana igukijije amaboko y'ababisha,
kukubura, abagushakaga bagiye kukubura, abakurwanyaga bagiye gukorwa n'isoni. Ibyo hari biguhagurukiye ibyo ari byo byose, ibyo ngibyo Imana irabimwaje. Imana ibanye n'ubuzima bwawe, Imana ikinguye amarembo y'ubutabazi ku buzima bwawe. Humura, ntukihebe. Imana ivuze ngo iri kumwe nawe. Hari igihe umuntu yakubwira ngo ndi kumwe nawe, ariko ejo akazagusiga. Dushimiye Imana nyir'igihugu tujyamo, ni Imana igusezeranya, kandi isezeranye igusezeranyije ikazarisohoza. Niba Imana igusezeranyije ko izabana nawe, ni ukuri nta kabuza izabana nawe. Mu ntambara waba urimo izo arizo zose, mu makuba cyangwa se ibyago waba arimo ibyo ari byo byose, ubuzima waba utuyemo ubwo ari bwo bwose, nushaka uri mu buzima bw'uburwayi, Imana nibivuze ngo ntutinye, izajya igutabara, izagutabara n'ubwo burwayi bugukize. Niba ari ubuzima bw'ubushomeri cyangwa ubukene, Imana izabugukuramo, kuko Imana yiteguriye kukurengera no kugutabara. Haleluya, haleluya. Imana imaye intego y'ijambo ivuga ngo Imana ikunyujije imbere y'amarembo y'abagupinga n'abagusuzugura, igukishije amaboko yabo, ntacyo agiye kugutwara, kuko irakubwiye ngo nta mpamvu yo gutinya, kuko iri kumwe nawe. Imana itugirire neza. Iyo uri kumwe, hari igihe ubana n'abantu ukumva urakomeye, ukumva nta mpamvu yo gutinya kuko uziranye n'abantu bakomeye, ariko nagira nkubwire ngo abantu bakomeye ejo bashobora kugusiga, ndetse banaguhana mu bibazo waba uhuye nabyo, ariko Imana yo ntishobora kugusiga. Imana itugirire neza. Isezerano Imana itanga irarisohoza. Abantu bo baduhaye amasezerano batajya basohoza, abantu batanga amasezerano batazasohoza, ariko Imana repaya sinima iravuze ngo izabana nawe. Ntutinye. Imana itugirire neza. Ntutinye, ni koko izajya igutabara. Imana itugirire ubuntu cyane. Ntutinye, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Umva ijambo rikomeye. Imana izakuramira hahandi ubona ugiye gutsikira, utsikiye mu bibazo, utsikiye mu ngorane, utsikiye mu byago. Imana iravuze ngo izajya ikuramira, ikuramirisha ukuboko kwayo kw'iburyo. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Wa mugabo w'Imana irambwiye ngo izajya ikuramira. Wa mudamu we, Imana iravuze ngo izajya ikuramira. Wa mukobwa we, mu bibazo unyuramo rimwe na rimwe byo gupfusha amakwe cyangwa byo gushakisha bikanga, Imana iravuze ngo izajya ikuramira. Wa musore we, Imana ikunumyeho, iravuze ngo izajya ikuramira. Haleluya, haleluya. Ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nta mpamvu yo gutinya, Imana iri kumwe nawe. Wowe udukurikirana buri munsi ku Isarura 12, ni wowe Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Iravuze ngo izajya igutabara, izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo ariko gukiranuka kwayo. Dushimiye Imana ko gukiranuka kw'Imana kutatuba kure. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dushimiye ko gukiranuka kw'Imana, Imana ikiranukira kutabesha, Imana ikiranukira gutabara abantu bayo ibasezeranije ubutabazi. Umva umurongo waho wa 11, haravuze ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari igihe duhura n'ubuzima bukaturakarira, bukatwereka ko iterambere ryacu naho rizagera, ariko Imana ivuga ngo ibikurakariye byose n'abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Imana yacu ishimwe. Abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Imana iri kumwe nawe. Hakagira umuntu usa n'ibintu by'uburakari, azakorwa n'isoni, kuko yarakariye umuntu ugendana n'Imana, yarakariye umuntu ubana n'Imana. Isezerano ry'Imana ni isezerano ridahinduka, ni isezerano ridakuka. Imana idusezeranya ibintu izakora, Imana idusezeranya ibintu izasohoza. Imana iragusezeranyije ngo abakurakariye bose bazakorwa n'iki? N'isoni. Imana yacu itugirire ubuntu cyane. Bazakorwa n'isoni, bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Imana itugirire neza. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Imana itugirire ubuntu. Bazakorwa n'isoni bamware. Si ugukorwa n'isoni gusa, ahubwo bazanamwara, kubera yuko ibyo bagambiriye bitazigera bisohora ku buzima bwawe. Imana irakugwaniriye. Mu yandi magambo, Imana iguciriye inzira retope ya sinima. Imana
Imana ivuganye n'ubuzima bwawe ngo abakurakariye bazakorwa n'isoni, bagerekeho n'ikimwaro, bazamwaragurika. Iri jambo rinyibukije ubwo umwami Senakeribu yateraga umwami Hezekiya, umwami w'Abayuda n'Abisiraheli, yarangiza akamuteresha icyambere ibitutsi n'agasuzuguro, ariko Hezekiya yarangiza agasenga Imana afatanyije n'umuhanuzi Yesaya mwene Mose. Imana igahita yohereza urengezi kwa Hezekiya, marayika w'Imana akamanuka mu rugerero rw'ingabo z'uyu Senakeribu akica ingabo ze zose. Bibiliya ngo asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni, agenda mwaye, ageze no mu ngoro z'Imana ze abo yibyariye bamwicishirizamo inkota. Mwene data mukundwa, ibikurwanya byose bizabona ukuboko kw'Imana, ibikurwanya byose bizabona imbaraga z'Imana. Abakurakariye babwire ati nimurekeraho, kubera yuko muzakorwa n'isoni kandi muzagerekaho kumwara. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Abakurakariye bazakorwa n'isoni kandi bamware. Imana itugirire ubuntu cyane. Iri jambo umva ubuhanuzi burimo: bamware, bagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abagutonganya bazakorwa n'isoni, bazarimbuka, reka turisubiramo avuze ngo abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abagutonganya abo bazaruhira ubusa, ahubwo bari kwikururira kurimbuka. Mu izina rya Yesu, Imana ivuze ngo aya magambo yose iyavuze ikubwira yuko iguporoteje, igukotesheje imbaraga zayo, ikugotesheje ubushobozi bwayo. Nta mpamvu yo gutinya umwabisha wawe cyangwa se umwanzi wawe. Imana iri kumwe nawe. Ku murongo waho wa 12 avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Babandi bakugisha impaka yuko Imana itari kumwe nawe, yuko Imana itagendana nawe, yuko Imana itakutumye nk'umukozi wayo, yuko Imana itaguhagurukije nk'uwigomba gutabara no kugirira neza, uzabashaka ubabure. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Abo bagutonganya bakugisha impaka uzabashaka ubabure, ntabwo uzongera kubabona kuko Imana igutabaye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Kurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Abakurwanya bazahinduka ubusa ndetse bazaba nk'ibitariho. Mwene data, ntabwo nzi imbaraga z'ibyakurwanyaga ni ibiki, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko Imana intumye ngo nkuhanurire nkubwire ngo abakurwanya bazakorwa n'isoni kandi uzanabashaka ubabure, kuko Imana ibakuye imbere yawe. Niyo mpamvu turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo Imana igutambukije ku marembo y'abarupinzi kandi Imana ikunyujije mu marembo y'ibikomeye. Imana iragutabaye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Yasoreje ku murongo wa 13 aho twageze ku buhanuzi nyabwo Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Haravuze ngo kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira nti witinya ndagutabaye. Imana itugirire ubuntu. Kuko njyewe Uwiteka Uwiteka Imana yawe, uwera wa umukiza wawe, nzagufata ukuboko nkakubwira nti witinya ndagutabaye. Mukundwa mwene data, Imana izanye ubutabazi mu buzima bwawe. Imana ikwemereye ubutabazi. Aya magambo abavuzwe nanjye nkubwiye ngo ndagutabaye nari kuba nkubeshe, ariko ubwo Imana ivuze ngo igufasha ukuboko kw'iburyo kandi irakubwiye ngo witinya, iragutabaye. Rero ibyari bigutinyishije byose nta mpamvu yazo, kuko Imana iragutabaye. Retoya siri wirifo. Imana itabaye ubuzima bwawe. Mwene data unkurikirana, igihugu waba urimo cyose, Imana ikuntumye ngo nguhanurire nkubwire ngo Imana iragutabaye. Wari uri mu marira y'ubuzima wabonaga byanze, wari uri mu marira yo kubona urimo gusenya urugo, wari uri mu marira yo kubona abantu bagujomba ibikwasi, wabaye nka Hana
ajomba ibikwasi na penina, ariko Imana iragutabaye. Imana yatabaye Hana iramwibuka, imuha urubyaro ubwo yari amaze igihe asenga ndetse amasengesho akamukamamo. Nawe Imana iragutabaye. Imana retosa riforia shawize fome ndiyo nehema Golgota. Imana iravuze ngo mwene data mukundwa, Imana itabaye ubuzima bwawe, igukuye hahandi wari waratsikamiriwe, igukuye hahandi wari warasizwe, igukuye hahandi isi yari yaragutsikamiye. Imana igukuye muri kakato isi yagushizemo. Imana irakumwaruye, wewe wari warafashwe n'ikimwaro. Imana iragusebuye uvuye mu gisebo cy'abantu. Imana igukuye mu bantu, igushize mu biganza byayo. Imana yavuze ngo igufashe ukuboko kandi irakubwiye ngo we gutinya, iragutabaye. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Hari igihe umuntu agufata ukuboko akakubwira ngo nta mpamvu yo gutinya, ndi kumwe nawe. Washingira ku biganga afite, washingira no ku cyubahiro afite, washingira no ku mafaranga afite, ukumva koko urashyigikiwe, ukumva ko kurakomeye. Ariko ndagira ngo umbwire uruta amafaranga, ndagira ngo umbwire uri hejuru y'ibyubahiro by'abantu, ndagira ngo umbwire uri hejuru y'ibigango by'abantu. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo, uwo nta wundi ni Uwiteka avuganye n'ubuzima bwawe. Aravuze ngo agufashe ukuboko, arakubwiye ngo nta mpamvu yo gutinya. Imana iragutabaye. Reshita labone shiunima heya sansoni mirima. Imana irambwiye ngo iragutabaye. Mwene data mukundwa, ukuboko kw'Imana kubaye ku buzima bwawe. Imana ikutoje igikuta, ikwinjije mu mugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Igikuta cy'imibabaro, igikuta cy'agahinda, Imana ikigusohoyemo. Imana ikwinjije muri demasyo y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibanye nawe, Imana ibohoye intambwe zawe, Imana ibohoye ubuzima bwawe, Imana iciye inzingo n'inziriko bakuziritse. Uwiteka abanye nawe. Imana irwaniriye ubuzima bwawe. Imana igukozeho kandi irakurengeye. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Imana iravuze ngo igukuye muri ubwo buzima kuko igufashe ukuboko ikakubwira ngo ntutinye, Imana iragutabaye. Aya ni amagambo Imana yari imaye kuguhanurira. Ubundi ngiye kugusengera mu izina rya Yesu Kristo. Tubwire Imana ngo urakoze Mana, urakoze ko ari wowe umfashe ukuboko ukaba unyujije mu byari biteye ubwoba. Urakoze ko ari wowe umfashe ukuboko ukaba unambukije mu bushomeri nari mazemo igihe. Urakoze ko ari wowe umfashe ukuboko ukaba unambukije mu marira n'agahinda nari maranye imyaka. Urakoze ko ari wowe unambukije ukaba umfashe ukuboko ukankura mu burwayi nari ninzemo. Imana itugirire neza. Imana ivuganye nawe ni Imana ititaye ku kigero cy'uburwayi urwaye. Nushaka urwaye kanseri yo ku kigero cya kangahe, Imana yagukiza ikagufata ukuboko ikagutambutsa muri ubwo buzima, kuko Imana ni umukiza. Ntabwo Imana ivuga ibesha, Imana ivuga ibyo izakora. Izina ry'Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana yacu ntabwo ivuga ibesha, ivuga ibyo izakora kandi ikabisohoza. Niba Imana ivuze ngo iragutabaye, acira ubutabazi bw'Imana, acira kurengerwa n'Imana, acira gufashwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mukundwa mwene data, shuti y'umusaraba, wowe udukurikirana, muko ubutumwa bwiza buzatubutuhawe n'Imana kukugezaho tuguhanuriye. Imana iravuze ngo iragutabaye. Amen. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Tubwire Imana ngo urakoze Imana, urakoze ko ari wowe udufashe ukuboko, urakoze ko ari wowe udutabaye, udukuye mu ngorane zacu, udukuye mu kaga kacu. Aho uri mbabarira, wizere Imana, izamura ikiganza cyawe, ufate mu gatuza kawe, uvuge ngo urakoze Yesu, urakoze ko ari wowe umfashe ukuboko kandi ukaba unambukanye muri bigerageza n'amakuba. Ubundi nanjye ngusengere. Niba wari urwaye, wizere, ufate ahantu urwaye maze wizere isengesho tugiye gusengeramo. Imana igukize kandi kubohore mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu ndasengeye uyu mugabo, ndasengeye uyu mukobwa yararwaye Mwami Yesu, ariko urakoze Mwami. Niba arwaye mu kiziba kinda, ntiyakire gukira. Urwaye umugongo, ndavuze ngo yakire gukira. Urwaye kanseri, ndayishiririza mu izina rya Kristo Yesu. Urwaye diabete, akira ubuzima. Urwaye umutwe, akira kuhoka. Umaranye igihe ufite ibibazo byo mu mavi, amava kujya, natuye imbaraga zikiza. Amaraso ya Kristo nabe ku buzima bwawe, akira gukira. Yesu agutambukije muri ibyo
ibyo bibazo, aragutabaye, arakurengeye, agukuye mu ngorane, agukuye mu magaragazwa, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi n'umukiza wacu. Ndagushimiye kuri Imana ibyumvishe kandi ukaba ugiye kubikora, ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Bakunzi bene data, mwebwe mudukurikirana ku Isarura 12, mudukeneye ko tubasengera mufite ibibazo, mujya muduhamagara, hatambukaho nimero aho ngaho. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Shalom.